Yerusalemu nziza izamanuka mw'ijuru, ubw'isi n'ijuru bishize bizaba bikuweho. Haleluya, bizaba bikuweho. Haleluya, bizaba bikuweho. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Nta rupfu nta byago bizarangwa mu murwa, hazaba umunezero no guhora witeka. Haleluya, no guhora witeka. Haleluya, no guhora witeka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Azamurikirwa na Yesu, twizere umwami Yesu, tuzaturayo twese abatoranijwe. Haleluya, abatoranijwe. Haleluya, abatoranijwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Iryo hema ry'Imana rizaturana n'abera, Imana izaturana n'ab'Imana y'abiteka. Haleluya, ib'Imana y'abiteka. Haleluya, ib'Imana y'abiteka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Abuzi banesheje nuko bizeye ijambo, bemeye imibabaro kubwo gushaka ubugingo. Haleluya, kubwo gushaka ubugingo. Haleluya.
Bene data bashiki banjye, nkaba mboneho akanya ko kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Ni mwene so muri Kristo Yesu dusaba Imana Thomas wasuhuza umwami wacu Yesu Kristo wanesheje Satani, umwami wacu Yesu Kristo uri muri twebwe. Uwo mwami ni muzima, uko adushoboje amanywa na nijoro bisaba gusingiza izina rye. Agomba guhabwa ikuzo, ishimwe n'irye, imbaraga nize, kunesha nukwe. Muri byose ni udushoboza. Niyo mpamvu bisaba ko tumwambaza mu gihe cyose umwanzi atugabyeho igitero, tugahorana ishimwe mu mitima yacu. Nk'uko tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana, ijambo ritunga ubugingo bwacu, ijambo rituremesha, ijambo ridukomeza. Uyu munsi tugiye gufatanya mu ijambo rivuga ngo niwe wadutabaye. Imana idufashe, Imana ituyobore. Ntabwo tumusaba ko adutabara, bisaba ko tumushimira ko yadutabaye. Ubutabazi bwe buraduhagije mu byo ducamo byose. Umwami aba yabyemeye kugira ngo atwigaragarize ko yabashe kudutabara. Umwami adufite imigambi myiza, duhore tumuhanga amaso. Uwadutabaye mu byo umwanzi akora byose aba ashaka ko tuvana amaso ku mwami, ariko Umwuka Wera akaba adusaba ko duhoza amaso yacu, amaso y'imbere, amaso adushoboza kureba, kwizera. Nibyo umwami yabwiye bene data mu gihe ari mu mubiri abaremesha. Yabibwiye Natanayeli ngo erega nakubonye ukiri munsi y'igiti, kandi uzabona n'ibikomeye. Kubwo kwizera uzabona n'ibikomeye. Uzabona abamarayika bamanuka bazamuka ku mwana w'umuntu. Iryo ni ryo jambo yabwiye na mwene data wa wundi yahumuye muri Yohana igice cya 9. Abanyedini bamaze kumushushubikana, bamusaba ko yihakana ibyo umwami yamukoreye, agakomeza kuba umuhamya. Ariko yahamirizaga umwami atari yamubona, atari yamwizera, kuko umwami yamuhumuye amaso.
ariko byasabye ko umwami anamwegera akanamwiyereka kugira ngo uwo nguwo yahumuye amaso abashe kwizera umwami. nibyo umwami wacu akora ibitangaza, ariko agakiza ntako kaba gashingiye ku bitangaza. Agakiza gashingiye kwizera uwo nguwo wakoze igitangaza. naho ngaho ku murongo wa 35 umwami yahise yegera uwo mwene data, wizeye umwana w'Imana. uwo nguwo yahumuye avuga ngo uwo mwana w'Imana ari he ngo mwizeye? ngo wamubonye niwe urimo kukuvugisha. ijambo ry'Imana niryo riremesha. ntabwo tugendera mu byo tubona, tugendera mu byo twizera. Imana irushaho kuduhana umugisha. tugiye gusoma mbere y'uko tufata akanya ko gusoma ibyanditswe byera, mureke dukore isengesho rito tuganiriza uwahumetse iri jambo akemera ko iri jambo baryandika. reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, wowe mugenga wa byose, wowe soko y'ibyo dukeneye byose bidufasha muri uru rugendo. icya mbere nkaba ngusaba ko undebera munsi y'amaraso yawe, uturebera munsi y'amaraso yawe. uri muzima, udufite imigambi myiza. mu gihe tugiye gusoma ibyanditswe byera byahumetswe n'umwuka wera, uwo mwuka agafata abahanuzi akabavugiramo, agafata intumwa akazivugiramo. uwo mwuka ni waduhaye kugira ngo atuyobore mu kuri kose. icyo ngusaba ni ukunsiga, gusigwa umaye kubashe kugera ku ari wese wateguye kugira ngo yakire ijambo ryawe. isi n'ijuru bigomba kurangira. gahunda y'isi igeze ku musozo, ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose. ushoboze abagaragu bawe ku isi hose, wavugiremo ijambo ryawe, twese rituremeshe. imigisha igendana n'ijambo ryawe igere ku ari we wese, nkaba mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. umunezero w'agakiza bene data nizo mbaraga zacu. tukaba turi ku rugamba. uwo munezero wo kuririmbira umwami, wo gusingiza umwami, bitwongerera imbaraga mu bugingo bwacu. munyemerere ndirimba aka karirimbo mbere yo kudusoma ibyanditswe byera. abwikuzo mana y'Aburahamu, abwikuzo mana y'Aburahamu,
kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, none uyu munsi urabinyeretse, koko imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera bana b'abantu, imbere yawe ni nk'ubufindo, iyo utamba hafi murengezi wanjye, ntabana ngikuzimu, wanyeretse kera yuko nkunda, ishimwe ni ryawe mucunguzi, koko imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera bana b'abantu, imbere yawe ni nk'ubufindo. Tugiye gusoma ibyanditswe byera muri Zaburi y'Ijana na 21, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, dusome n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, dusome no muri Zaburi ya 66, umurongo wa 8 n'uwa 9. Turahera muri Zaburi y'Ijana na 21. Turasoma mu Gifaransa, noneho tugerageza no gusobanura mu Kinyarwanda. Dusome. Je lève mes yeux vers les montagnes, ndubura amaso yanjye ku misozi. D'où me viendra le secours? Gutabarwa kwanjye kuzaturuka he? Le secours me vient de l'Éternel. Gutabarwa kwanjye kuzaturuka ku Uwiteka, qui a fait les cieux et la terre, waremye isi n'ijuru. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ntabwo azemera na gato ko ikirenge cyawe gihungabana. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ukurinda ntabwo azasinzira na gato. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Dore ntabwo asinzira cyangwa aryame. C'est lui qui garde Israël. Urinda Israël. Umurongo wa 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Il gardera ton âme. Azarinda ubugingo bwawe.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Uwiteka azarinda amajya yawe no kugera aho uzaba ugeze. Zaburi ya 66 umurongo wa 8 n'uwa 9. Peuple, bénissez notre Dieu. Mwamahanga mwe, musingize Imana yacu. Faites retentir sa louange. Murangurure hejuru ishimwe rye. Il a conservé la vie de notre âme. Yabashe kurinda ubuzima bw'ubugingo bwacu. Et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Ntago yemeye ko ikirenge cyacu gihungabana. Umwami aduhane umugisha ubw'aya magambo ye dusomye mu gitabo cyera. Bene data na bashiki banjye, dukomeze dufatanye hamwe dushimira Uhoraho, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ivuga igasohoza amasezerano yayo. Iyo Mana niyo yavugiye mu bahanuzi, iyo Mana niyo yita ku ijambo ryayo ry'ubuhanuzi amanywa na nijoro. Iyo niyo yavugiye mu kanwa ka Malaki igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Si Malaki wavuze, ni Uwiteka wavugiye mu kanwa ke avuga ngo nzabohereza Eliya. Uwo Eliya nzabohereza azagarura imitima y'abaso ku bana. Uwo Eliya azabohereza azagarura imitima y'abana kuri base. Muri ubwo buhanuzi harimo inshingano ebyiri za Eliya. Mu gihe agomba kuza ubwa mbere, yari afite inshingano yo kugarura imitima y'abase ku bana. Yesu Kristo uko abitangaza muri Matayo igice cya 11 avuga kuri Yohana Mubatiza, yatereye ijambo aravuga ngo mu babyawe n'abagore bose ntawe uruta Yohana Mubatiza, ariko umuto mu bwami aruta Yohana Mubatiza. Uwo muto mu bwami yavugaga ninde? Niwe yivugaga. Yaje mu buryo bworoheje, mu buryo buciye bugufi. Ni ubwo buryo Imana yajemo kugira ngo idushikirize agakiza, ngo umuto mu bwami aruta Yohana Mubatiza. Niyo mpamvu ubwami turimo ni ubwami bw'abana bato bakeneye kwigishwa n'Imana, bakeneye kuyoborwa n'Umwuka Wera. Igice cya 2 mu nshingano Eliya yagombaga gukora nk'uko Malaki yabitangaje. Muri Matayo igice cya 17 abigishwa nibo babajije
umwami. Umurongo wa 8, Matayo igice cya 17, baravuga ngo kuki abigisha n'abatambyi bavuga ko Eliya agomba kuza? Icyo kibazo bakibazaga Yesu Kristo, Imana y'abahanuzi. Ngo Yesu Kristo noneho habaye gute Imana y'abahanuzi? Erega Yesu Kristo, Kristo ariya mu Kuva igice cya 3, cya gihuru, mu gihuru hahise haboneka umuriro. Noneho ijwi rigaturuka muri uwo muriro rihamagara Mose. Wavugaga muri cya gicu cy'umuriro cyaka yari nde? Nk'uko ibyanditswe bibihamiriza, mu Kuva ngo Uwiteka abona Mose, Imana ihita imuganiriza. Noneho Mose aza kubaza iyo Mana irimo kuvugira muri cya gihuru cyaka ngo wa Mana we urinde? Ku murongo wa 13 iyo Mana ihita yivuga, iravuga ngo ujye kubwira abana b'Isirayeli ngo ndiho niwe ugutumye. Mu Gifaransa bavuga ngo je suis t'a envoyé. Imana yibeshejeho, itabeshejeho n'uwo ari we wese. Ndiho niwe ugutumye. Uwo ndiho wavugiye muri cya cyaka niwe waje mu mubiri. Muri Yohana igice cya 8 Yesu abwira abafarisayo, ababwira ngo erega muri abaso Satani. Kubera ko Imana ni data wa twese. Imana Mwuka ni data wa twese. Noneho Yesu nawe abwira abamurwanya ngo erega muri abaso Satani. Uwo se yababwiraga yari nde? Nk'uko Imana ari umwuka akaba ari data wa twese, Satani nawe ni umwuka, ni se w'abanyabinyoma bose, abantu bavuga binyuranyije n'ijambo ryaturutse mu kanwa k'Imana. Yesu aterura ijambo aravuga ngo erega nimukomeze kuvuga ku byerekeye Aburahamu ngo ko ari so wanyu. Uwo Aburahamu mwihambiraho mu gihe yambonaga yahise anyishimira. Abayuda bahita bamusubiza ngo ufite imyaka 30, waba warabonye Aburahamu gute? None aza kuberurira
rya jambo yavugiye muri cya gihuru cyaka. Ndiho wavugiye muri cya gihuru niwe noneho wari mu mubiri, ahita aravuga ngo Aburahamu atari yabaho. Ntabwo yahise avuga ngo nabayeho, oya, yahise avuga ngo Aburahamu atari yabaho, ndiho, je suis. Ndiho Imana mu mubiri, c'est-à-dire Dieu personnifié, Dieu esprit, Imana muka mu mubiri yiremeye. Noneho mureke tugaruke kuri iri jambo ryacu. Umutwe w'ijambo ukaba uvuga ngo niwe wadutabaye. Uyu nguyu wadutabaye niwe watugendereye. Nk'uko nagerageje kubivuga, vuga ngo watumye Malaki, wavuye mu kanwa ka Malaki avuga ko azohereza Eliya. Uwo niwe wohereje Yohana Umubatiza. Niwe utangaza muri Matayo 17 umurongo wa 8 kugeza kwa 11 avuga ngo Eliya agomba kuza agashira ibintu byose ku murongo. Eliya agomba kuza agashira ibintu byose ku murongo. Akomeza akavuga ngo uwo Eliya yaraje, asubiye inyuma amaze gutangaza avuga ngo Eliya agomba kuzaza agasubiza ibintu byose ku murongo. Uwo Eliya agomba kuza agasubiza ibintu ku murongo ntabwo ari uwo Eliya wari umaze kuza. Uwo Eliya wamaze kuza ni Yohana Umubatiza wabashe kwerekana uyu mwami, yerekana uvuga ngo dore umwana w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi. None muri iki gisekuruza cyacu iyo Mana yatumye Yohana Umubatiza niyo yibutse ibyo yavugiye mu kanwa ka Malaki kwizohereza Eliya akagarura imitima y'abana kuri base. Kwa kwizera kwari mu ntumwa, ziriya ntumwa 12 zihamiriza umwami. Uko kwizera niko Eliya agomba kongera kugarura abana b'Imana bakizera bagasubira kuri urwo rufatiro. Imana igasanga kwa kwizera yasize akaba ariko asanga mu bizera bo muri iki gihe cyacu. Naho ngaho Imana yatumye mwene data imutamika ijambo kugira ngo mu gihe atangiye kubwiriza kwa kwizera intumwa zari zifite abana b'Imana bakwakire. Noneho dusubire kuri rwa rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mwene data atangira kubwiriza abana b'Imana, imitima yabo Imana yayiteguye bakira iryo jambo. Bisaba ko abayobora, abajyana ku mugezi kugira ngo bajye kubatizwa nk'uko intumwa zabatizaga. Intumwa ntabwo zabatizaga mu butatu, intumwa zabatizaga
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mu mazi menshi. Mwene data aba ayoboye ku mugezi, atangira kubabatiza. Mu gihe ababatizaga hari n'abantu baje kureba uwo mubatizo. Mu gihe ageze ku muntu wa 17 amaje kumubatiza, igicu cyahise kimanuka hejuru, ijwi rivugira muri icyo gicu rivuga ngo, uko nohereje Yohana umubatiza kubwo gutegura kuza kwanjye kwa mbere, ubutumwa nguhaye nibwo buzategura kugaruka kwanjye kwa kabiri. Uwo ni umwami w'ijuru n'isi, uwo nguwo wadutabaye aza mu mubiri. Uwo ni wo wamanutse muri iki gisekuruza kugira ngo atangire ubu bubyutse, aboneke abana b'Imana n'abakobwa b'Imana bamuserukira. Munyemerere, uyu mugaragu w'Imana, Imana aramukoresheje abwiriza ubutumwa. Mu ijambo yabwirije, hano mfite agatabo karimo ubutumwa bufite umutwe buvuga ngo, kuki wa Betelehemu ntoya Imana yagutoranije. Ni kuri paji ya 23, igika cy'127. Ndasoma mu gifaransa ngenda nsobanura. Parce que bien que Jésus de Bethléem soit le pain de vie, kubera ko Yesu w'i Bethlehem ari we mugati w'ubugingo, il est aussi l'eau de vie. Ari niwe amazi y'ubugingo. Qu'a-t-il fait? Yakoze iki? Il était représenté à la fois en David et en ses guerriers. Yakoze iki? Yabashe guseruka nka Dawidi, aseruka nk'uwigereranije na ba barwanyi ba Dawidi. Parce qu'il était le roi, kubera ko yari umwami. Et il était le guerrier qui est venu, niwe waje nk'umurwanyi ukomeye. Il s'est frayé un passage à travers les lignes de l'ennemi. Yabashe kwipfumurira inzira hagati y'umwanzi we. Il a conquis la mort, l'enfer et la tombe. Yanesheje urupfu, anesha ikuzimu, anesha n'imva. Il a répandu son propre sang, afin que s'accomplisse Jean 3:16. Yabashe kumena amaraso ye kugira ngo ijambo ryo muri Yohana 3:16 bisore. Imana, kubera ko Imana yakunze abari mu isi, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye atabasha kurimbuka,
ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Ku gika cy'ijana na makumyabiri n'umunani, lui-même était cette eau, niwe wari ayo mazi, mais il voulait qu'un peuple ait la vie. Yashakaga ko ubwoko bwe buhabwa ubugingo. Comment l'a-t-il fait? Yabikoze gute? Par son propre sang, en le répandant. Yabikoze amena amaraso ye, non pas en le renversant. Ntabwo abasha kuyahirika ngo ameneke, ce serait un accident, byari kuba imanuka, mais il a répandu librement au calvaire. Yabashe kuyamena mu bwitange bwe i calvaire, après qu'il ait fait une percée à travers toutes les lignes de l'ennemi. Ibyo kugira ngo abigereho yabashe guca inzira hagati y'abanzi be. Alors il a répandu son sang avec sa vie. Yabashe kumena amaraso ye n'ubugingo bwe, afin qu'il puisse être le grenier pour le monde, kugira ngo abe ahantu abikwa ifunguro ry'abari mu isi. Ku gika cy'ijana na mirongo itatu, et mon frère, l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être. Mwene data, aho akeneye kurambika umusaya ni mu bugingo bwawe, dans votre propre cœur, mu mutima wawe, afin qu'il puisse manifester par vous les eaux de la vie, kugira ngo yerekane amazi ye agaragarire abantu bari bo bose barimo gupfa, et le pain de vie à un peuple affamé, kugira ngo umugati w'ubugingo bwe ugere ku bantu bafite inyota. Et il est le pain et l'eau de la vie. Niwe mutsima kandi n'amazi y'ubugingo. Les deux choses essentielles à la subsistance de l'homme sont le pain et l'eau. Ibintu byose bishobora gutuma umuntu abaho mu buzima n'umugati n'amazi. Sa promesse est certaine. Isezerano rye ni rizima. Mu gihe tugarutse ku magambo twasomye ariya muri Zaburi avuga ngo, reka tugaruke muri Zaburi y'ijana na makumyabiri n'umwe. Je lève mes yeux vers les montagnes. Imana niyo yahumetse ijambo ryayo, Imana niyo inadusobanurira icyo iba yaravuze. Dawudi ano muri Zaburi y'ijana na makumyabiri n'umwe umurongo wa mbere n'uwa kane ntabwo ari we wivuga. Umwuka w'ubuhanuzi hejuru ya Dawudi arimo aravugishwa, arimo aratangaza iby'uyu nguyu uvuga ngo je lève mes yeux vers les montagnes. Uyu nguyu
wubura amaso ye ku misozi si Dawudi. Arimo aratangaza iby'umwami wacu Yesu Kristo yifashishije guhanura Dawudi. Arimo aravuga ibirebana na Kristo. Uwo mwuka uri hejuru ye niwe urimo gutangaza ibyo uzakora. Uwo Kristo wagomba kuza waje kugira ngo adutabarishe iki? adutabara yifashisha kwitanga kwe, amena amaraso ye atagira inenge. Nibyo mwene data Pawulo avuga mu Baebraniya igice cya 10 umurongo wa 5 n'uwa 10, avuga ngo byaguhimbaye data kugira ngo undemere uyu mubiri, none data ndaserutse kugira ngo soze ubushake bwawe. Ubushake bw'Imana bwari ubuhe? Ko umuntu yatandukanye n'Imana. Erega ntabwo ari umuntu washatse ubwiyunge n'Imana. Imana twahemukiye niyo yaje kugira ngo yiyunge natwe, imena amaraso yayo kugira ngo imbabazi z'iyo Mana zitugereho. Kubera ko Imana ari umwuka, byasabye ko yiremera umubiri ikaza gutura muri uwo mubiri kugira ngo ubwiyunge buboneke, amaraso ameneke. Ishingiye kuri ayo maraso noneho itanga imbabazi ku wizera uwo ari we wese. Ibyo nibyo na mwene data Yohana avuga mu gice cya mbere. Avuga ku byerekeye mwene data Yohana Umubatiza, uwo nguwo twavuga ngo Eliya wagomba guseruka kugira ngo agarure imitima y'aba data ku bana. Yohana Umubatiza yaraserutse. Mu guseruka kwe araterura ijambo muri Yohana igice cya mbere 29 umurongo 32, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo ngo ntabwo nari muzi, ariko mu gihe nari mu butayu nahise menya uwo ari we. Umwuka w'Imana yahise amenyesha uwo ari we. Niyo mpamvu naje kugira ngo mbatize abantu mu mazi menshi kuri Yorodani, kubera ko umwuka we yamweretse uwo mukiza wagomba kuza kugira ngo adutabare. Amutunga agatoki avuga ngo dore umwana w'intama ukuraho, ntabwo ari ibyaha, ntabwo akuraho ibyaha, ngo ukuraho icyaha kimwe cy'abari mu isi. Icyo cyaha ni iki? Ni ugusambana, ni ubujura, ni inzangano. Ni ikihe cyaha? Bisaba ko umwuka wera arushaho kudusobanurira tukamenya ngo icyo cyaha uwo mwana w'intama yaje gukuraho ni iki. Icyaha Adamu yakoze ni iki? Icyaha ni kimwe, ni ukutumvira, ni ukutizera. Ibindi ibyo twita ibyaha ni ibyuririzi
by'icyo cyaha kimwe. Kutumvira nibyo Yesu yaje ngo akureho. Koko yarabikuyeho? Yakuyeho kutumvira. Icyo cyaha ni iki? Mu Bafilipi igice cya kabiri umurongo wa 2 kugeza ku wa 11 ngo yabashe kumvira kugeza n'igihe apfuye urupfu rubi kugira ngo abashe kuducungura. Yemwe, uwo mwami yaradutabaye. Uwo mwami ntabwo azongera kudutabara. Uwo mwami yaradutabaye. Duhorane ishimwe ku rurimi rwacu tumushimira ubwo butabazi bwe. Abatabaye bagomba guhora bamushima. Iryo ni ihame ry'ijambo ry'Imana. Abo yatabaye ntago bamusaba ko yongera kubatabara ubwa kabiri. Umwami yadutabaye rimwe na risa. Icyo tugomba gukora ni guhora tumushima. Iryo ni ryo banga ryo gutsinda umwanzi ku mugaragaro. Amaganya akaba make, kwijujuta ukavaho, abana b'Imana bagahorana ishimwe ry'Imana. Muri Zaburi 103 umurongo wa 1 uko tugomba kwifata imbere y'Imana yadutabaye. Ntabwo izadutabara. Reka nongere mbisubiremo kugira ngo Umwuka Wera arusheho kudufasha. Abatabawe n'Imana bagomba guhorana ishimwe. Kandi icyo nicyo Satani adashaka, ko abatabawe bashima Uhoraho. Reka dusome ku murongo wa 1 Zaburi 103. Mon âme bénit l'Éternel. Bugingo bwanjye hora ushima Uhoraho. Urushima uwagutabaye. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ibindimo byose hatagira agasigara inyuma bihore bisingiza izina rye ryera. Bisingiza ko ari muzima. Nubwo waca mu bikomeye, nubwo waba uri ku buriri uniha kubera uburwayi, ibikurimo byose bishima Imana, biraguha uhaguruka kuri ubwo buriri kubera kumenya kwifata imbere y'Imana yadutabaye ikaza mu mubiri. Mon âme bénit l'Éternel. Bugingo bwanjye, bugingo bwizeye, bugingo buzima, buhore bushima Uhoraho. Nibyo twita uburwayi. Satani adutsikamiye, ashaka ko twirebaho, ashaka ko tugerageza. Ariko ibanga ni iri ngiri. Bugingo bwanjye shima Uwiteka. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ntuzaze wibagirwa na gato ibyiza umwami yagukoreye. Bizaze byongera kugaruka. Satani aba ashaka kukwibagiza, ariko uzaze wibuka ineza yakugiriye. C'est lui qui pardonne
toutes tes iniquités, niwe ukubabarira ibicumuro byawe byose. Amaraso yabashe kumeneka kugira ngo abana b'Imana, abizera umwami, imbabazi z'umwami zibahoreho mu gihe umwanzi aje kukurega. Amaraso mureke atuvugire, kubera ko amaraso ya Yesu avuga kuruta ya Abeli. Ni amaraso y'umuziranenge. Aya Abeli ni amaraso asanzwe, ariko ay'umwami, ubugingo bw'umwami nibwo buseruka bukavugira uwo ari we wese wisunze uwo mukiza. Qui guérit toutes tes maladies. Nta burwayi na bumwe busigaye inyuma. Niwe. Impamvu ari we, ijambo ry'ubuhanuzi ryamuvuzeho muri Yesaya 53 ngo kubw'ibikomere bye ntago tuzakira, kubw'ibikomere bye twakize uburwayi bwose. Uwo mwami yarakomeretse kugira ngo dukire uburwayi bwacu bwose. Nk'umugaragu w'Imana nikirije ngo uwo mwami yarakomeretse kugira ngo dukire uburwayi bwose. Niyo mpamvu abantu Imana yayishyurira ibanga bakanayishimira. Yemwe Imana yiteguye kudusohoreraho amasezerano yayo, ariko yadusohoreraho mu gihe natwe tuyahaye agaciro. Kwibuka ibyo Imana yakoze ni ingirakamaro ku wizeye uwo ari we wese. Umwuka wera abereyeho kubitwibutsa, umwanzi abereyeho gushaka kubitwibagiza, ariko umwuka wera abereyeho kubitwibutsa. Duhorane ishimwe dushima uwadutabaye, tutamusaba ngo nadutabare. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Niwe mu gihe ugeze mu cyobo, nk'umwanzi agira gutya, ariko umwami akamureba ukuntu akunyuza. Mais c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Umwanzi ahiga ubuzima bwacu, ariko ubuzima ahiga, ubugingo bwizeye bugomba guhorana ishimwe. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Nakwambika ikamba ry'ineza ye n'imbabazi ze, imbabazi ze zikaguhoraho. Umwanzi akakurega, ariko ukamutsindisha wisunga amaraso akuvugira, ubugingo bukuvugira, uwagutabaye akakuvugira, ariko akuvugira wabashe kumwisunga. Imana iduhana umugisha. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse. Umuntu mu gihe ashaje,
intege n'imbaraga ziba zagabanutse, ariko kubera ko yizera Imana ikaba ifite inshingano ryo kumuhaza n'ibyiza. Imana igafata ubwishingizi ikishingira umuntu washaje, ikamugenera ibyiza, kubera ko umuntu ushaje, bene data na bashiki banjye, sinzi niba mwarabasha kubyitegereza, umuntu ushaje abantu benshi baramwitaza. Noneho ushaje yizeye Imana imuba hafi. Imana iduhane umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho ngaho ku gice cya Zaburi 121 murabona ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo je lève mes yeux vers les montagnes, ndubura amaso yanjye ku misozi. D'où me viendra le secours? Gutabarwa kwanjye kuzanzaho gute? Erega Dawudi arimo arabishyira muri future, mu bihe bizaza, kubera ko uwo mukiza wagombaga kudutabara. Dawudi abivuga byagomba kugera igihe uwo mutabazi akaza. Le secours me vient de l'Éternel. Gutabarwa kwanjye kuzaturuka ku Uwiteka. Uyu mukiranutsi mu gihe yaje, Imana yaramutabaye. Imana ntabwo yaretse ko umubiri we ubora. Imana yazuye uwo mubiri we kugira ngo igaragaze ko ari Imana ishobora byose. Qui a fait les cieux et la terre, waremye ijuru n'isi. Umurongo wa 3 nawe uraryoshye cyane. Il ne permettra point que ton. Niba ari David wivugiraga, ubundi iri jambo rya kuvuga ngo il ne permettra point que mon pied chancelle, ariko avuze ngo il ne permettra point que ton pied chancelle. Ni ikirenge cyande, ni ikirenge cy'umukiranutsi. Uwo mukiranutsi ninde? Ni Yesu Kristo. Iki kirenge Dawudi avuga ko n'Imana yakivuzeho, Satani amaje kugaba igitero mu busitani bwa Edeni, Imana noneho ifata ijambo ihita ivuga ngo shize urwango hagati y'umugore n'inzoka, n'urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka, ariko urubyaro rw'umugore ruzaseruka rwifashishije ikirenge. Ni kiriya kirenge bavuga hariya, kiriya kirenge Dawudi avuga hariya. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Le pied de notre Seigneur était ferme. Ikirenge cy'umwami cyari gifite imbaraga, kwitanga kwe kurahagije. Nta bindi abantu bakora. Reka nkubita agahanga hasi, reka ngerageze. Kwitanga kwe kurahagije. Asigaye mureke tumusingize, mureke tumushime, mureke duhorane ishimwe, kugira ngo nawe yigaragaze nk'uwanesheje, nk'uwadutabaye. Abantu nibo bakunda kuvuga ngo dukorere Imana.
nkasa n'ubaganiriza nk'umugaragu wayo ngo mw'abantu mwe muvuga ko mukorera Imana. Imana mwayikorera iki? Imana ishobora byose. Imana niyo yaremye ijuru n'isi. Yesu ni wowe wabwiye abantu bari bahuriye baje gushaka imigati, abagira ngo bisaba ko mukora umurimo w'Imana. None nabo baramubaza ngo twakora iki ngo dukorere Imana? Yesu noneho abavanira inzira ku murima, ababwira ngo erega umurimo w'Imana ni umwe. Umurimo w'Imana ni ukwizera we yatumye. Erega umurimo w'Imana ni umwe no muri iki gihe turimo. Ni ukumenya abo Imana yatumye. Umuntu ntabashe kuboneka inyuma y'abantu bitumye. Abatumwe nayo bafite inshingano yo gusingiza uwo wabatumye, kandi uwabatumye ni ijambo. Uwo jambo niwe ubavugiramo, ntabwo bavuga ibyabo, bavuga barata uwabatumye. Niwe mwami wundi. Ubundi abantu bagomba gushyira hasi, abantu bakikorera ibyabo, bagatumwa n'abantu, aho kugira ngo batumwe n'Imana, bagatumwa n'abantu. Noneho bakagenda batangaza gahunda y'ababatumye, ariko abatumwe n'Imana basingiza uwabatumye. Niyo mpamvu abantu bagomba gushyira hasi ibintu byo gukorera Imana, noneho bakoroha, bagashyira amaboko hejuru, bakabwira Imana ntacyo dushoboye. Imana ikabacamo igakora umurimo wayo, kandi mu gihe Imana ikoze, icyubahiro ni icyayo, ntabwo ari icy'umuntu. Imana ikomeze idufashe kandi tuyobore. Twavuga ku byerekeye iki kirenge kitagomba kunyeganyega. Icyo kirenge ni cy'umwami yakoresheje, amena umutwe w'inzoka kuko kwitanga kwe, asohoza ubushake bw'Imana, intsinzi arayidushyikiriza. Noneho uyu mwami nadukomereze muri iyi ntsinzi yadushyikirije. Ntagire abantu baterura ibyuma bagira gute ngo turimo turakorera Imana. Uhoraho akomeza adufashe. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ukurinda ntabwo azasinzira. Erega ntabwo mu gihe azaba ari muri wowe, azahita avuga ngo musenye urusengero mu minsi 3 ndarwubaka. Ariko bamaze kurusenya ntabwo ashobora gusinzira. Ariruhutsa amaje kuhagurutsa umubiri we mu gituro. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tubimenye, urinda Israeli ntabwo asinzira, ntabwo aryama. Bisaba ko turushaho no gusobanukirwa Israeli icyo ari cyo. Israeli ni izina Imana yahaye Yakobo risobanura ngo warwanye n'Imana agahangana n'abantu.
Yesu Kristo i Getsemane avuga ngo nibe ubushake bwanjye ariko bibe ubushake bwawe, kugira ngo intambara Satani atugabaho aciye mu bantu tubashe kunesha izo ntambara, bigomba ko duca bugufi munsi y'ubutware bw'Imana. Imana noneho akaba ari ihangana n'umwanzi we. Urinda Isirayeli ntabwo asinzira kandi ntabwo aryama. L'Éternel te gardera de tout mal. Imana izakurinda ikibi cyose. Wowe uzaza gutanga intsinzi nta kibi kizakubarwaho. Il gardera ton âme. Ubwo bugingo buzaduserukira nta cyaha buzabarwaho. Ubugingo bw'umuziranenge. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Uko yahagurutse anasohoka muri iyi si, asohokana intsinzi tugomba kugenderaho kugeza n'igihe azagarukira. Niwe wadutabaye, mureke duhore tumushime, mureke duhore tumusingize. Muri Zaburi ya 66 ni Zaburi noneho itureba noneho. Tumaje kuvuga ku byerekeye uyu mukiza ko yifashije ikirenge kugira ngo amene umutwe w'inzoka. Noneho Zaburi ya 66 murongo wa 8. Peuple, bénissez notre Dieu. Bwoko bw'Imana, dusingize Imana. Faites retentir sa louange. Yumvikane ishimwe ry'umwami, gusingiza umwami, umunezero w'agakiza. Bitubera imbaraga. Et il a conservé la vie à notre âme. Niwe warinze ubuzima bw'ubugingo bwacu. Muka wera uhumeke ku muka wacu, noneho ubugingo bwacu bube buzima, buhore bushikirana n'Imana nzima. Et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Ntabwo yemeye ko ikirenge cyacu kigira intege nke. Icyo kirenge uko umwami yagikoresheje akandagira umutwe w'inzoka, n'iki kirenge cyacu ubwitange, kwigomwa, kwitanga bituviremo noneho gukandagira ikintu cyose kiza kirwanya ubushake bw'Imana. Imana irushaho kuduhana umugisha. Nabasha wenda gusoma kubera ko ngeze ku musohozo. Muri Samweli igice cya 17 niho bavuga inkuru ya mwene data Dawudi, kubera ko turi mu ijambo rivuga ngo niwe wadushikirije, niwe wadutabaye. Yemwe mu gihe cya Dawudi Imana yemeye ko
Sawuli ajya ku rugamba. Sawuli Imana yataye ayoboye abantu ku rugamba, Goliyati arabavumbukanye. Ninde uza kubatabara? Goliyati afashe n'ijambo aravuze ngo aho kugira ngo tumene amaraso y'inzirakarengane, mushake umuntu hagati yanyu aze duhangane nawe. Noneho nabasha kunesha, Abafilisitiya bose barajya munsi y'ibirenge byanyu mu bategeke. Ariko nimbasha kumunesha, mwebwe muraba abagaragu bacu. Uwo muntu wagomba guseruka agahangana na Goliyate ni Sawuli wagomba kumutoranya. Uwo muntu yari mu bubiko bw'Imana, ni Dawudi, umwana muto. Yahise yumvira se, ajya gusura bene se ku rugamba, abajyaniye ibyo kurya. Agezeyo asanga umwanzi arimo arivuga. Muri uko kwivuga, Dawudi ahita atangaza inkuru yo guhumuriza abari ku rugamba, ababwira ngo Imana yiteguye kubatabara. Sawuli ahita amubaza, amubwira ngo uri umwana muto, ntabwo ushobora kujya guhangana n'uriya muntu wamenyereye intambara. Ariko Imana itanga ubutabazi yari yamaze gutoza Dawudi mu gihe ari hamwe n'intama za se aho ngaho mu ishyamba. Dawudi atanga ubuhamya buremesha n'abandi, kubera ko mu gihe tugeze mu mahina niyo tugomba kwibuka ibyo umwami byiza yadukoreye, ntagire n'umuntu n'umwe wibagirwa ineza y'umwami. Dawudi atangira gutanga ubuhamya aravuga ngo bavandimwe, narangwaho ndimo kuragira intama za data, intare iraza ishaka gufata umwana w'intama, ndayegera ndayica. Idubu iraza nayo ndayica. Imana Uwiteka wabashe kumfasha nkica idubu n'intare, iyo Mana niyo igiye kujya imbere yanjye nkahangana n'uyu Mufilisitiya utuka ubwoko bw'Imana, uhangara utuka ubwoko bw'Imana. Sawuli ahita abwira Dawudi aravuga ngo genda, Uwiteka abane nawe. Iryo ni ryo jambo nk'umugaragu w'Imana nangariza bene data, nangariza uwo ari we wese wizera ko ajya imbere, Uwiteka akabana nawe nk'uko yabanye na Dawudi. Umwanzi yahise ahaguruka, Goliyati arahaguruka arivuga, yemwe ahitana byirana na Dawudi ngo sha uje nk'akana gaserutse, wifashisha inkoni, wifashe n'amabuye, uyu munsi ndakuragiza ibisiga n'inyoni. Dawudi nawe afata ijambo ahamiriza imbere y'Umufilisitiya amubwira ngo wowe uje n'intwaro, urakenyeye, urivuga, ariko njyewe ngusanze mu izina ry'Uwiteka, kandi Uwiteka arabasha kukungabiza. Yemwe
namwe mwose muri ku rugamba mumenye ko Imana yonyine niyo itabara, igatabara abayo mu buryo bunyuranyije n'ubwenge bw'abantu. Imana yiteguye guhindura ubusa ubwenge bw'abantu, ikigaragaza nk'Imana ishobora byose. Ariko uburyo ikora ntabwo ihinduka, ni mu buryo bworoheje nk'uko yatugendereye muri iki gisekuruza, mu buryo bworoheje. Ntabwo yadutumyeho abahanga mu byanditswe, abize iby'Imana. Yadutumyeho umugaragu we woroheje, imuha ijambo rikomeye. Iryo jambo niryo dufite, tugomba gutangariza amahanga yose ko niwe wadutabaye. Abakeneye kuguma muri ubwo butabazi bahorane ishimwe ry'umwami. Dawudi arahaguruka, Imana imuyobora gufata amabuye 5 ajya mu kibuga cy'imirwano yishingikirije Uhoraho. Uwo Dawudi yishingikirije niwe nifuriza buri wese ko amwisunga kugira ngo amubere byose. Imana ijya imbere ya Dawudi, Imana iyobora Dawudi gukoresha umuheto we, yohereza ibuye. Imana ifata rya buye iryohereza mu gahanga ka Goliyati. Goliyati agwa hasi. Dawudi ntabwo yamuhaye umwanya, yahise amwegera, afata inkota yari afite, avana igihanga cye ku mutwe, agiseseka ku nkota, akereka Abisirayeli, bituma Abisirayeli bagira akanyabugabo, bakurikirana ingabo z'Abafilisitiya. Kuri uwo munsi apfa Abafilisitiya benshi. Intsinzi Imana yishikiriza Abisirayeli. Gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kwavuye ku Uwiteka. Imana ishoboze kuyishimira, nawe igushoboze kuyishimira, iturindire muri iyo ntsinzi yayo kugeza n'igihe azagarukira. Bene data na bashiki banjye, ntabwo byarangiye aho ngaho. Niyo mpamvu ibyabaye mu byanditswe mwafata n'akanya mukisomera iki cya 18, aho noneho abadamu, abagore bagenda basanganira Dawudi waje afite intsinzi yavanye ku rugamba. Uko natwe ntitwagomba guseruka imbere y'umwami wacu adushikirije intsinzi ye, tukamusingiza amanywa na nijoro, tukamuhimbaza, tukamuvuga ibigwi, ntitugire isoni bitewe n'ibi bihe ducamo, ariko ishimwe rihore ku rurimi rwacu. Abadamu bahise bafata baririmbira Dawudi, baravuga ngo Dawudi yishe ibihumbi 10 ariko Sawuli yica igihumbi. Ishari riraboneka hagati y'uwo Imana yanze n'uwo Imana iserukiramo, ngo kuva icyo gihe urwango ruba hagati ya Dawudi na Sawuli. Ntacyo dupfana n'umwanzi
uwo dufite icyo dupfana nawe ni umwami wadushyikiriza agakiza. Imana iduhana umugisha mu izina ry'uhoraho. Mu makanya muri sengesho, nawe wateze amatwi yo kumva iri jambo, ndizera ko umugisha w'Imana wakugezeho. Imana ikumera umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imigisha yose igendana n'ijambo riba ribwirijwe rigere ku wizera uwo ari we wese. Ngiye gukora isengesho, nawe uko umwuka kuyoboye uze gukora isengesho nyuma yo kumva iri jambo, kugira ngo umwami akurindire mu butabazi bwayo. Data wa twese uhoraho, mfashe akanya ko gushima. Mwami, ijambo ryawe ni rizima, uri muzima. Isi n'ijuru bifite iherezo, ariko ijambo ryawe rihoraho. Iri jambo ryawe tumaze kumva, Mwami, umwuka wawe arifate, arisunikire mu mitima y'abizeye. Iri jambo ryera imbuto nyinshi, ritume Mwami, nk'uko n'ibyanditswe bihamya, icyubahiro kikugarukire. Imigisha igendana n'ijambo ryawe ryabwirijwe rigere ku wizera uwo ari we wese. Ni wowe wadutabaye, komeza uturindire mu butabazi bwawe. Ishimwe rihore mu mitima yacu. Mwami, uko uza kuyobora abo uza gukora ku mitima bagakora isengesho, Mwami, uko nanjye ngusabye n'umugaragu wawe, nabo Mwami uze kumva isengesho baza kugezaho. Umwuka wawe wera abayobore. Mwami, ubashyikirize ibyo wadusezeranije byose, mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Tuiteka niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka. Harimo imbaraga zibohora ibirema bigasimbagurika, indimi zibiragiza ikagobodoka, ibipfamatwi bikumva ijambo ry'igihe. Uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka. Satani yibwiye ko yanesheje Yesu, igihumure
umubiri we wari mu gituro. Yesu arazuka urupfa runesheje, ati muhumure nanesheje. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Kera Satani yagiraga gereza, yafungiragamo abakiranutsi. Yesu aramanuka agera ikuzimu, arakingura maze barasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Ubwoko bw'Imana dushimira Umukiza, twibuke ukuntu natwe yadukijije, atubohora iminyururu y'amadini, arakingura maze turasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi